ikaze. Tungurusumu itera kurama, niyo mpamvu natwe tuyivugaho kenshi. Burya uturere tuzwiho kuba dukoresha tungurusumu cyane hakunda kuboneka kanseri nkeya cyane ugereranyije n'ahantu hadakoresha tungurusumu ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu rero natwe tugiye kongera kuyivugaho. Ifite ibyitwa arsine byica udukoko dutera indwara, ubwo ni za bagiteri. Niyo mpamvu ya mpumuro yayo ya tungurusumu aho igeze burya ibiri kugenda yica indwara, ibiri kugenda isukura umubiri wacu ku buryo idakwiye kwinubirwa na gakeya. Uburyo ikoreshwamo rero mu kuvura indwara n'ubu bukurikira. Icya mbere ni uko yongera imisemburo yo mu gifu. Iyo igeze mu gifu yongera imisemburo yaho, gusa si byiza kwiriraho nta kindi bivanze nacyo. Ni byiza ko wayicagaguramo uduce dutoya cyangwa ukayirapa cyangwa ukayisekura, ubundi ukavana n'uturyo twa mbere ugiye kurya ukabanza ukarya niba ufite igifu cy'ikinyantege nkeya. Ibi rero bituma igifu cyawe kivura imisemburo, noneho kigatuma igogora ryihuta. Tungurusumu yica udukoko dutera indwara, kandi abantu bayikoresha bazagira igifu n'amara bikora neza bitewe n'uko kandi yica imyanda ikica n'udukoko. Igituntu cyo mu mara abantu bakunda kuyirya ntabwo bakunda kukirwara. Yirukana n'imyuka ikunda kuza mu gifu ndetse no mu mara, flatulence, ndetse ikabuza amara manini ko yababuka. Iragenda ikagera muri rectum, mu rura runini hasi aho umwanda ugenda ukitekera mbere y'uko usohoka, ikaharinda ibibazo bishobora kuhaboneka bitewe n'uko umwanda uhatinze. Ubwo rero kuhatinda kwawo hashobora kubabuka cyangwa hakagira ibindi bibazo. Bityo tungurusumu iba ikenewe kugira ngo iturinde indwara zafata ku iherezo ry'amara manini. Nanone itera apeti, yongera irari ryo kurya ku buryo abantu babuze ipfa ryo kurya babona ibiryo ariko bakumva ntibabishaka. Aha baba bagize amahirwe iyo bariye tungurusumu. Tungurusumu kandi ifasha ku mwijima, igafasha no kuri macinya, igafasha no kuri tifoide ndetse na paratifoide. Izi ni indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa salmonelle, hanyuma umuntu akababara mu nda akagira n'ibindi bimenyetso bitandukanye. Tungurusumu rero ivura bene ibi bibazo. Ikindi, tungurusumu ihagarika kwiyongera kwa kanseri. Umuryango uzayikoresha cyane ndetse n'igihugu kizayitaho kizagira amahirwe cyane bitewe n'uko igabanya umwaka wo kuba abantu barwara kanseri. Irinda umubiri ububyimbagirane bw'ingingo ku buryo usanga wenda ingingo zimwe zarekamo amazi zigasa n'izikandika. Ahandi ikora ni uko wa mwuka wayo iyo uri gutembera mu nzira z'ubuhumekero uba uri kugenda wica indwara kandi